Niskwicyo kunkorera bino bintu urabizi biko mu buzima nzajya nkumbura nzajya nifuza kandi simbone Nyambo kandi byiza ngende kubaho ubuzima bwawe iyi ni iminsi y'urukundo rwanjye nawe so nta kindi twakora uretse nyine kugusohokana nkakora ibyo ndagukorera byose ubugira ngo ujyane gucuruza wow Personne ne sait que dis-moi déjà que t'es pour les. Tu es parti, même basé moi, oublié que j'étais. Ugasanga njyewe ndi kwigisha wowe unubikora ugasanga jarandebye ari umuntu muzima yagira icyo bitempuwe agasanga ibyo akora muza usanzwe ko atabyo kabereka batandukanye wowe no kwigisha yes umuntu ukunda kwandika kuri filime zigendanye n'umuco w'imibanire uwo ngowe aba yanditse neza cyane ubwo ni wowe mvuga yes ni igiki ubona bari abantu bakunda kwandika noneho bagende ukabona filime imwe ije vuga umwana w'umukobwa wabyaye n'umugabo akamuta akaje kwisanga mu uwo muryango ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo abanyarwanda ari byo bintu bahugiyemo mu kwandika gusa nukuvuga ngo ibyo akenshi ni ibintu biri mu buzima busanzwe akenshi nanone iyo dukunda gukiniza filime ku murongo yavuga ngo kuki mu gikora ibintu ningiye byabayeho nibwo buzima twa twarabayemo akenshi abanyafrika abanyafrika twabaye mu buzima babaye mu buzima bw'imiryango itumvikana cyane n'ibiki uko abazungu bo ntabwo bakunda ibintu by'ibibazo cyane akazo gato divorce ku divorce biroroshye batwe ugasanga urushaka ubwirindamo ntafatana nyine sinshaka kuvamo mu bantu nibanseke umuzungu ntacyo bayitayeho rero nubona abanyarwanda twanditse muri ubwo buzima akenshi aho ubuzima tubayemo cyangwa se twabayemo cyangwa se kanaka ageze ute yabayemo ntabwo ari kubura imbizi ikindi kintu yakwandikaho akenshi ni no kwandika cyane especially naragituruka kuri ibyo bintu twabayemo yego ubona abanyarwanda biki bahindura mu myandikire yabo kugira ngo filimi nabo bafana nubwo bababwira na bitewe nuko batamenye ibyo mwabashatse kuvuga hari n'uvuga nabi bitewe nuko umurashe uretse gato abanyarwanda ikintu bahindura akenshi bahindura mu myandikire kuko story abanyarwanda turazifite dufite inkuru nyinshi nziza kandi ziryoshye akenshi nubwo twandika ku nkuru z'agahinda gusa z'akababaro kuko ahanganye filime yo guseka yishyuwe n'umudamu wanjye ntabwo filime ya leta akenshi rero gukira kuri izi filime z'agahinda akenshi nanone dutacinga emotions zisa nanjye ubwanjye ndabyandika bikankora ku mutima cyangwa se ku marangamutima ariko ndagira ngo mubwire ko ikintu twakwiriye guhindura ni ku myandikire no ku mikorere ya nyayo kuri sete mbese tugiye gushutinga ibintu bifite quality nziza ishusho ryiza rigaragara hakaba harimo inkuru nziza n'abantu bayikinnye bakabona ko bafite inzibiri apaniro byo kugira amarangamutima ati ngende kuri santimeze neza impamvu yo kubwira ibi bintu ku mikorere rero ni cyo kintu cyo kubwira hajya umuntu akora filime ugasanga nayikoreye ntabwo ari hasi uzi ko ari igihe iyo ko umufana asekeje akanatangaje akaba anashimishije ashobora gukunda filime ugasanga filime ikorerwa mu nzu gusa ntiyatweretse hanze uko bimeze
ntiyatweretse ubundi buzima bwo hanze ni ugukora sena ahangaha abandi bakaza ahangaha keneye ntakintu ukabona ni filime kandi ugasanga filime ifite ibihumbi nk'ijana cyangwa magana abiri bya byose njye uri gukora ya filime ivuga ku ngo umusore n'umukobwa bakayirebye bakazirinda abashakanye bo bakirinda ibyabahusha n'ibyabateranya ariko bakabica amazi bakajya kureba za komedi zirimo n'amagambo y'ibisheko uri kumva bakareba za filime zidafite gusanga Jesus Christ gusanga bagiye gukora filime nta nyigisho ariko nyine wasanga filime irarebwa ukibaza n'ikintu bikunzwe ku buryo na nyine wamubaza ngo iyi filime ishingiye kuki akabura icyo avuga akavuga ibintu bidafite nuza. ubwo ubona ko filime nyarwanda impamvu zitajya ku rwego mpuzamahanga ari uko hari abanditsi bandika ibintu uko bishakiye. Icya mbere filime nyarwanda imaze gutera imbere nagiye mbisobanura sinjye kwisura mubaza arebe ikindi kintu twakoranye ariko mu mikorere yacu no mu myandikire nabyo birimo gutera imbere. Hari filime nshuje kureba mu kanya sene zo mu mbonye ari sene nyine cyane ariko kimwe mu ishyamba gusa nyine nanjye baze ndi umwanditsi ni umufilmmaker ndayireba hatu uyu mwanditsi y'abantu amuzeho kabisa hakundi se ngiye kunakina episode nk'eshanu zose zibera mu nzu. Iyo filime numva yajya gukopeta hanze nifite sound nziza nifite ishusho ryiza urasanga n'abayikamera ntabwo bazi gukamera ubwo nanjye ndi kwishyiramo twese dukamera bimwereka njye naho ndi buvuge umuntu nanjye muri ibintu bizima niyo mpamvu nakubwiye ngo twebwe nk'abafana akenshi tureba story ntabwo twita ku bindi ariko iyo ugiye ukoreza filime mpuzamahanga buri kantu kose baraga kose bakitaho sound ishusho aho uko ayifashe movement uko zifashe filime ikaba yujuje ibyangombwa byose. Abanyarwanda mujya mukoresha icyo bita storyboard uzababaze ntacyo kibazo. Okay, reka dukomeze ndi kuvuga ibintu soma bikora turi kuri Theo aka kanya reka nsobanurire ibyo bakora nawe urabizi urabibona nyine nk'umwanditsi nari nyibaje nk'umwanditsi ari umuntu ushobora kuba warabize icyo bita filmmaking and video production ukaba storyboard akaba kazi nyine abenshi n'abanyarwanda bakora filime ntabwo bagiye kuziga akenshi ni talent dukoresha. Yes ni talent yego talent hari benshi bagiye kubyiga badafite byananiye kubikora aho usanga abandi bavuka iyi talent arabikora neza cyane. ntabwo talent igendana n'amafaranga mufite amafaranga first use your talent well koresha impano yawe neza amafaranga azagukurikira. reka tujye kwa Regis Regis na Thomas ninde uri mu buyobe bwinshi cyane. Alex na Thomas cyane cyane ku bijyanye na couple zabo. Okay, no kuvuga ngo Alex na Thomas umuntu uri mu buyobe cyane ni Thomas. We wari mu buyobe akunani wamurenganya. Wari urahura n'ababyeyi ba Sauda se umushiri wawe? Yego nanjye ndi mu buyobe. Nako Alex ni ntabwo ari genda ko Alex ni mu buyobe. Oya, ni Alex ni wowe. So Alex ari mu buyobe. Ariko Thomas warakabishe. Gusa aho nagarukira Thomas ni kwa kundi imiryango ibasepare. Ese iyo wumva nyirawo cyangwa se uko wa Thomas ari kwamagana uwagagoye ko ari umukwe wawe nk'umuntu w'umujyanama we nta kintu byumvamo ku buryo yamugira inama nzima? Kandi nanjye n'amakuru mfite nako Alex n'amakuru afite uratuma mvugishwa. Oya ntacyo byose birahurirana kuko Tirove Alex na Theo bose n'ubu Alex nawe nta makuru afite ku muryango wa Thomas. Hari n'igihe abantu babinshuti ariko nta makuru bahana kandi Thomas namurenganya niba ari inshuti Alex yakamuga ati bimeze kugena gutya ariko nanjye mfite amatsiko negeje Alex azamenye ibi bintu we na Thomas bizagenda bite kandi namubujije kwishingira. Namubuje kwishingira tayari bamaze no kuryamana n'umukobwa. Nawe
kandi Alex ntabwo abizi. ijoro rizamugwaho nabimenye isi zamugwaho. Ubundi ni iyihe mpamvu Alex atakunze Fanny? Fanny aba ari inshuti ye Nyine ni inshuti n'ababesto. N'ababesto kandi usa besto muri iki gihe ari filime uretse kureba n'ababesto se. Yinaje njyewe no kwa filime za Nollywood cyane hara muri Nigeria. Uyu ni yakimwe na Maurice Sam. Umukobwa bamwita Rosemary Sunshine nibyo abara besto aba besto na uzi ko buriya abantu bakundana nka fiancé n'abantu nk'aba besto ababwizanye kuri badashanya araba besto. Yes, muri fiancé abantu benshi umva akeshi barabeshanye cyane kandi aba besto babwizanye kuri kurusha n'abashakanye. Bura n'abashakanye nabo arajyo batsimbana ariko aba besto niyo nundi aba besto reka mbivuge neza ni best friend inshuti magara. Ntabwo kavuga niko kavuga none se no ibyo aba besto nyine nibyo ngiye ko cyase bestie n'ubango umuntu yari mu best wawe akubwiza ukuri arababara akabikubwira yaba afite shira akabikubwira ati yambaye ABCD. Niyo mpamvu n'abashakanye babasaba kuba inshuti magara kuko inshuti nizishanye ariko uwo mwashakanye ni mutari inshuti uzamenye ibyawe nawe amenye ibye. Rero iyo filime umva ikintu yigishije ubwo umbaje ikibazo cya Fanny reka mbiuze ni filime impamvu Fanny wenda ntamuteze. Iyi filime babakundana nk'inshuti magara banakina ibintu byo gukangana iki n'ibiki noneho umutipe akantu k'urukundo ko gufuha cyane kazamo bakapropose ariko ibintu byabaye hagati y'iyo filime ni kubwira kumvikana byarabananiye kandi ni inshuti magara ariko relationship irabananira. Umukobwa mugira n'amati rero shambonye ibintu byo gushwana no gufuha cyane none ibaza ikindi gisekeje umusore arakara za blague za besto uramusereza ati warutwe we dore ibyiso bibi dore ibizuru bibi dore igitwe kibi urumva ko guserezanya none bakundana umukobwa azana za blague bamenyereye mu bushuti bwabo umukobwa umutipa karakara ko ndi gute njya gukina business nane inshuti zanjye ukazana ibintu bya blague ngo baby uranazwe ukomeretse nyine utwo tuntu kubiza n'urukundo birananirana. Umukobwa aramubwira rero twisubire mu bushuti busanzwe mbonye ibyo gukundana nawe ngo tuzabana bitashoboka. Niyo mpamvu utakunze Fanny. Ariko byagaragaraga yuko Fanny agukunda. Oya impamvu reka nyikwereke nidusubiza amaso inyuma turabona Fanny yaragukunda. Fanny ku munsi umubwire ngo uriya mukobwa tumenya aho umukobwa tubishurirwa ahantu mwahuriye bwa mbere byamukoze ahantu kandi Fanny izo emotion mu besto ntabwo sibura kandi Fanny yaraguhishiriye. Nyine ni bestie wanjye urumva nyine ubona nta kintu bizatwara Fanny kuko aka kanya nuwongera gusubira na Sabura gutese amara Fanny muri filime aragukunda akunda akakunda Alex. Erega we nose ko no mu buzima busanzwe yego arege dutanga amakuru ngo mbere yo kubana n'umugore wanjye twabanje kuba inshuti uzi ko nako kantu kubanza kuba inshuti kagira effect nubwo atari cyane mu rushako rwanyu. Ese akwiriye n'umukobwa ukamutereta mukajya mu rukundo ntabyo ubesto wenda mukazaba inshuti mugeze mu rushako nibyo byiza gutwobwa mwabanza kuba inshuti. Alex ni igice ushinja Zaninka ikintu umushinja iyo mutangiye filime hari amagambo mwumva avuga ikintu nashinja Zaninka byose amakosa yose ari kuba niwe kibazo niwe mbarutso niwe nyirabayazana uvuye iwanyu ukiri muto amakimbirane barakuze bazi ko wapfuye ugiye gusha uwakurongoye wabanje kuba umukozi wawe like that urumva
umuryango urakuzi kandi ibi bintu kuko bibaho ugasanga abavandimwe babiri baratatanye umwe agiye gushakira muri Amerika undi agiye gushaka muri Aziya urugero isi yabaye umudugudu usanga abo mubyaye barahuye barashakanye bitewe no kutabwira iwanyu uti dore famille niyi ugasanga bibaye icyaha mama ni filime nziza ariko abantu benshi bari kwita ku reka ceceke biri kuzamurira iyindi shusho ariko ntacyo reka dukomeze twebwe tuba tubabazwa na sinema nyarwanda kuko iyo ikintu kirimo inyigisho ubura abantu ntabwo bacyitaho ahubwo bakunda gukurikira ikintu kirimo uburyo nubwo sinema nyarwanda tuzongera tuganire kuri part 2 impamvu idatera imbere tuzayizana ikiganiro cyayo tuzazana part 2 reka twikomereze mu cyaha cya mama yego hanyuma harimo umuntu bita Betty buriya Betty njyewe nigeze gutekereza ko afite misiyo indi irenze cyamuzanye hariya kwa Sharifu ibya Betty ni birebire urabona ko Betty nawe ari gukora ibintu bitangaje cyane kandi bibi kandi niba Zaninka dahari asa profita apisuna Betty hari umuntu uri kumupushinga uri kumupushinga urabona Rwibutso mushiki wande wa Sharifu afitemo iki ukuboko bya bintu usanga abagore cyase bara mu kazi harimo icyo bita beef gasanga muri beef hajemo n'ubwenge buke bwo gushaka gusenyera musaza wawe ako kantu urumva ariko kantu bakotinga ariko dufate Sharifu ufite mushiki wiwe ushaka kumushora ahantu tunafate Theo tubahuze hano ubihuje neza reka tubahuze twumve ni ukuvuga ngo Betty yaje Zaninka adahari Rwibutso arakurura ati ngwino Rwibutso ntakunda nde Zaninka mu rushako rwanjye hari soso nawe yazanye zawadi ngo mutere inda ari umugore wanjye Grace nabyara ntagira ute ntabyara urumva zanyigisho dukina icyo gihe nk'umugabo ukora iki murusha kugenda bizi mucyacya mama Sharifu ntajyasi neza niba nibuka story ariko urajya gusanga kose ni hahandi dushaka kwigisha aho ugasanga nk'umucyacya mama ibiraba kuri Zaninka byose niwe nyirabayazana ntashaka kuvuga ukuri afite ubwabo navuga ukuri urugo rwe ruragira ute rujya mu kangaratete naho Sharifu na Theo bahurira Sharifu na Theo bahurira bose no kurwanya intambara yo kutagira utese yo kutiyamura icyubahiro nk'umugabo washatse wemeranywa n'abantu bavuga ko Patrick ashobora kuba ari maneko uri mu rugo ko kwa Sharifu nta nsesenguye none aha nk'umusesenguzi apana reka nsesengure nka T-Love Petro ameze ni Patrick Patrick ameze nka maneko ndabyemera afite mesiyo nk'araho ashaka kuba yaraje ari umukozi akayinamenya byinshi cyangwa se akaba yaraje nk'umuntu ufite amakuru arenga reka bafate Patrick sinibuka muri My Plan yakinaga yitwa nde abayitwa Damiye tumuhuze na Patrick mu gutera inda no gufata ku ngufu muri My Plan gufata ku ngufu umugambi we uramupfubana ariko mu cyaha cya mama yawugezeho uramuga bakunda ibintu
Patrick akunda ibintu ariko se uriya abanditsi namwe murabavuma uwanditse my plan yanditse aramuhusha ariko mu cyaha cya mama avuga atazabigereho yabaye mudahusha kariya kantu kaba kashatse kuzobanura igihugu ni ukuvuga ngo ni umujinya yakuye muri imwe ntabwo buri filime ifite uko ni ikinege kunoza no kumenya yandika ndabyumva ni ukuvuga ngo uriya mugabo dukunda kwandika ibintu bimwe kuko tuba turi kumwe n'abana biba akenshi abantu basangira amayide rimwe rimwe bahuza ko usanga uriya mugabo Patrick hari ibyo duhuza byinshi muri sinema ariko biba byiza kuko hari igitekerezo utandika we yandika kikuzuza rya yindi ashaka kumva filozofi yanjye nanjye mwumviye cyangwa ugasanga dufite mind imwe ijya gusa ibitekerezo bimwe imikorere imwe mbese uza ikintu cyose tujya kubihuza bitewe no kutugana akenshi cyane ugasanga akenshi nanone nawe twicara nawe urimo wowe turi kuganira iyo turi kuganira murabizi urukundo tuba dufite sinema nyarwanda uraruze pe tuba dushaka igivanga igera ahangaha niyo mpamvu ndi kubwira ngo ndashaka ko tugana kuri pati 2 niyo mpamvu sinema nyarwanda idatera imbere kuko ubu ngubu mfite byinshi byo kubabwira reka turacyariho tuzagira ikiganiro cyo kiraza vuba cyayo kuko twebwe turashaka gushyira sinema nyarwanda aho uru ni urukiko rwa sinema ewana rw'ikirenga ahubwo ni urukiko rwa sinema ariko twari turi kuri Patrick nyine buriya kuba mujya kwandika mujya guhuza ndatekereza niwo mwihariko wanyu muri sinema nyarwanda kuko muza ku muryango wanditse urushako we azaye icyaha cya mama amwe mu makosa akorwa n'ababyeyi agira ingaruka ku bana njye nandika amakosa we wagiye mu muryango mw'imbere cyane wumva ni bifitanye yego we ahera inyuma ajya inyuma y'urugo ariko azana bwo mu muryango bivuze ngo nyine imbaraga zanyu zigaragara muri sinema hari indi filime nayo hari akantu bijya kumera kimwe filime yitwa Inzigo nayo ni urayizi n'ubu nyine harimo ibintu bigiye kumera bigiye guhura ariko we na Patrick mu Nzigo mwarahanganaga cyangwa se indi filime yakinye Intambara y'urugo ni Pastor Tom n'uwo abantu turi kumwe twebwe dufite isomo dushaka gutanga muri sinema ariko abantu ntabwo bari ntabwo bashaka kwakira message murashaka kubona comedy murashaka kubona ibyo bishimye hari filime buri wese yakarebye kabati iyi filime byibuze nakuramo inyigisho apana izi filime hari filime rwose ariko reka nshimire leta mu Rwanda harabuze gato turenge imipaka turengere gukora filime z'ibishego ugasanga igishego gifite 900 miliyoni none byagezeho izi filime dukora mu buzima busanzwe zirimo inyigisho ntabwo ziri kureba abo abantu bahaye mind zabo ku bishego iyo ndanayivuga ntabwo bafite hafi nitwaga animateri kwerekana ikariso w'umukobwa wambaye ikariso none sinzi imbaraga ziri mu ikariso y'umweru wayangu bakina bambaye y'umukara iya orange iya pink n'umweru abirabura bakina n'umukara ukagaragara akaza kerekana iyo kariso ewana bakakomatinga pe ugasanga ari komite z'abahinde komite zaki komite za umva yanditse mu Bangladesh bose ari kwandika mu kiwabo wenda baba bafite irano za translation ugatukwita wasanga ibyo usomye wakoze translation gasanga ni ibintu bijyanye na sex urumva njye nakoze urushako ndi kukwigisha wowe mukobwa uzashaka ukazirinda muramukazi wawe nawe musore ukazirinda mushiki wawe kugira ngo ABCD uri kumukira filime wahaye agaciro kariso y'umwe n'ibindi nzanye nambivuga urumva sinjye bihagaritse ariko ndashimira kuko uburyo kwica abana b'Abanyarwanda my dear bari bapfuye bari bashize
gigero no filme dukora zirapfa tubura viewers bose bakubise mande zabo kubisheko. Rimwe nigeze kujya kubwiriza mu rusengero, mbwiriza kuri title message yanjye usiko navugaga image, ishusho. Urubyiruko rw'iki gihe ishusho dukeneye kwambara ni iyihe? Urumva? Uranyumva neza? Ndagukurikiye. Nta ngero ko sometimes twambara image tugende kwa style dukurikira. Nangugera kuri filme dukora. Nsanga ni image mbi bamwe namwe baduha. Uri kumva? Icyo gihe navugaga mbabaye bite nibi bishebo. Ariko rebaho irangiye habo basuzume buri filime yose bashaka umuntu bahize inshingano ajya ari Abanyarwanda bibakazi ke nyine uko niko igomba kumera. Arebera abana b'Abanyarwanda ibyo batanga nibyo bahabwa niba bimeze kucyo na buryo siko bimeze. Ariko icyo kintu twaganiriyeho wambajije umwimerere wawe utanukanye n'iz'abandi bandika tugati ngiyewe akenshi mfokasinga mu buzima busanzwe tubayemo, sibyo? Ntabwo mfite ubushobozi bwo gukora movies irinze kora muranseka kuko nsifite ubushobozi. Reka nkore drama niba ufite ubushobozi nyikore neza, nyandike neza nk'ibintu bifite karite na quantity. Urumva? Ariko urishimira ko nabo bakinye filime bamwambaye ubusa. Hari filime nabo yese kwivuga rwose umusore umva bamwambura imyenda mu muhanda n'umukamera n'umwedita naye hari natajya akata dusanga hari audience birebaga b'abamotari ndababona. Wana umuco wa film muri bucigo wacitse. Can you imagine? Ndaza nyine ngo mwambaye imyenda kuko no usigane wambaye umwenda w'imbere wambaye bucko power reka mbyete ntabwo wambaye ikariso wambaye ubwabo bwawe ni bw'umukara bakora ariko ntabwo wambaye n'isutiye andawe ya yose wambaye yose agaragaye urusi umwanditsi ubwo se kandi umwanditsi yahamagawe mu kiganiro bamuhostinze mu kiganiro ngo ajya kuvuga kuri iyo filime ye. Simone wamubajije iki muri Abanyarwanda ndabizi bakimubajije bambwete isome muri filime ni iki ntayo. Buriya hari ukuntu wandika filime isetsa abantu ariko utagiye gushama ibishego kuko turazizi filime za comedy z'Abanyamerika nta filime y'Abanyamerika nabonyemo ibishego ariko usanga wasetse. Jackie Chan ni umuntu wadusekeje cyane mu mafilime ye. Habo abonye Jackie Chan kinyambaye ubusa se yajya cyane umukobwa wambaye ubusa nabandista iheme Nigeria osita iheme Baby Police ni filime yadusekeje niye wari umuntu wambaye ubusa. Ahubwo sari sene hari filime yakidasekeje ni filime yakiye filime nyinshi zisekeje ariko kuvuza ko kantu Mr. Ibu nyakwigendera ibyo tuzabigarukamo nuko tuba ubwo turimo kubabongeramo mu biganiro bigiye kuzaza niko bimeze tubigenza. Hanyuma rero twari turi ku icyaha cya mama tuvuye kuri Zaninka tujya kuri Betty twasanze ko afite umuntu kumupushinga ariko buriya Sharifu buriya we ntabwo ari impumyi. Sharifu nawe ntatandukanye na Theo bose bafite ubujiji bose bafite ubujiji. Ntabwo buriya abagabo bateye iyo wagira ngo mu rugo rwa Sharifu na Zaninka nta communication bagira. Ariko mu rushako rwanjye ubona ko Grace ari hagati mugabo wanjye ko wahundaga ko wafata gutina gutya aho mushike waziye dore warahindutse ako kanu kumva. Hako yango Zaninka na Sharifu nta kintu bavugaho. Kuko Zaninka abamuhisha. Aisha Sharifu akora Sharifu aramuhisha. Sharifu nawe tumenya amanyanga afite yibarutse ariko urugo rumeze neza akimvise niba buriya Queen na Ishani umuku na Gabe Gabe nubwo tugeze Gabe we nawe tuzamuvugaho one day. Reka tubande nyine mbanze twibaze ngo umukuru muri bo cyane mukuru ni Gabe ni Ishani ryabo ni Queen ni
kugira ngo impamvu reka tuzabaze umwanditsi w'ifilime ariko hagati ya Aisha na Queen umukuru ni niba nkurikirana filime neza nk'umuntu uyikoramo umukuru dusengwe neza ni Aisha ni Shami ni Aisha ni Shami akaba aruta Gabi oya akaruta Queen ubwo bivuze ngo Gabi yaba yarabyawe mbere yaho none se no ya ako kantu wenda hano reka tuzashake umwanditsi wayo akadusobanurira neza kubera ko impamvu urabona twari tuvuze ngo Sharifu ni umunyamanyanga ariko wibuke ko bose babyaye hanze ariko buriya umuntu ufite amanyanga menshi ni Zaninka we ahubwo se tubyita amanyanga reka hari icyo bita hari ijambo bita extraordinary ni ibintu biba birenze ukwemera mbese njye nafite ni nk'umudayimoni winjiye muri Zaninka mu yandi magambo gukora ibintu ira ni skandale ni ibara ni icyago ni icyorezo Gabi yamubyaye akora kwa Sharifu ubwo tuzabishurwa igihe yamubyariye birakaze urumva inyigisho tuba dutanga muri amafilime uwo mufana uranyumva neza hako mu minsi ndi kuvuga haroraza ati mwabuze ibyo muvuga ko muje kubona ariko biranababaje kubona sinzi abanyarwanda sinzi icyo bifuza kuko mwandika ni ukuvuga ngo aba bafana turabakunda tutakunda ntabwo twabaha ibi bintu sibyo filime yawe igitangira arayishima yagira agata akayinenga murebye urushako rwanjye ko yatangiye nuko yahigeze demoni iri kubakoresha hamwe bakamubanya kandi harimo isomo uzi impamvu Satani ntabwo akunda urushako ako kantu ko kubatinga ahantu wowe dukurikiye kandi kantu ngo Satani ntakunda urushako Satani ntabwo akunda urushako uzi impamvu se oya mu butumwa bwiza bwa Yohana tunavuga umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura ariko umva ijambo ryadohoreje ariko njyewe nazaye no guha inama ubugingo kandi ngo ubugingo bwinshi unahoraho reka nkarenze nimba katananditse reka nkishyirireho tugana ku musozo rero tugana ku musozo hari amafilimi yose twagiye tuvugaho hari abantu bagiye bahura nko kwa Rugamba n'inshuti yiwe twongera tuyihuza n'intambara y'ubuzima twongera dufata Sharifu tumuhuza na Theo ibyo byose tumaze kubirebaho turagira ngo noneho dushake umwanzuro wa nyawo umwanzuro ujyanye nyine dufate uko byose uko bimeze nk'umwanditsi nyine hari abantu twagiye tugenda duhuzahuza nyine twahuje Patrick wo mu cyaha cya mama no muri My Plan wa mugabo wahushije yajya mu cyaha cya mama agafatisha duhuza Pare n'inshuti ya Rugamba twongera guhuza ndetse twongera guhuza Sharifu na Theo twongera dufata Soso tumuhuza na Rwibutso ariko buri hari umuntu tutahuje Garase na Zaninka baratandukanye cyane reka Grace tumuvuga gatoya nyuma dusoze Grace mu rushako rwanjye inkuru imuvugaho ari umugore w'umutima umugore wababaye ariko usenga ibyo byose ababisha mu biganza by'Uwiteka ariko Zaninka we afite amabanga ntasha gusohoka kandi acyakura ubugome Thomas araza ibintu birimo amazi
urumva nyine yakubise Queen yarwanye n'umugabo we ntabwo ashaka gutubura urukumva ako Grace we yaragodiye Grace we ni magorwa yaragowe magorwa hari scene yakinnye Grace abari gusenga ari musoro yicaye ari gutakambira Imana ati Imana mweretse urugo rwanjye mweretse urushako rwanjye mweretse umugabo wanjye nyine uwo ni umugore uzi ikindi urushako rwanjye ishatse gusobanura wa wundi ufite intege nkeya mu rushako narebeye filime yitwa urushako rwanjye ako nari yasengesho rizamufasha iki rizabutsa ko umugore aka kantu ajya ukumve neza agasegeye umugore wakubisa amavi hasi akarambara akarira akaboroga ahamagara Imana izamanuka reka mbibe banga gato bagore mwebwe mwubatse ingo ngende kurusha ku rwanjye zani nkane ndaje mubagireho inama isomo Grace yabigisha niriye number 1 ni ukwihangana no gukomera no gusengera umugabo wawe nkuko nabivuze mu gusenyuka k'urushako ntabwo haba umwana umwe mufitanye haba babiri haba batatu haba bangahe ntabwo basenyera uko rwanyu urugo rusenywa n'abantu babiri abashakanye icyo ngiye kuvuga rero ni iki hari umupasiteri tuziranye yiragati ngo niba ari ikintu Imana yumva cyane kurusha ibindi ni amarira y'umugore ubwo y'umugabo sinzi ariko n'umugabo arayumva atemba ajya mu nda umva undi mukozi Imana ijambo aherutse kumbwira vuba ngaha niba ari ikindi Imana yumva cyane ni amarira y'umukristo uri kumva urushako rwanjye rubera isomo abagore batazi gusenga basenge bapfukamira ingo zabo kuko ni filime twanditse twendeye mu buzima bwacu busanzwe nimba rero Imana yumva amarira y'abagore tewarago ni ukuvuga ngo nk'ubu nkorera umugore wanjye nyuma muri iyo story byo nzababwira hari umugabo wasengeye umugore neza acika ukuguru amuca inyuma amuhemukira niyo mpamvu njye mu buzima busanzwe naravuze reka niba kakabanga narebe njyewe umugore wanjye yasenga nawe kuba kabiri kuko ndeza amasengesho y'umugore arakomeye cyane afite n'imbaraga iyo ni ikintu nasetinze muri mind yanjye reka zani nkawe noneho ikintu yakwigisha abagore ni ikihe zani nka ikintu yakwigisha abagore ndazera abagore babiri harabyo muhishe umuryango byinshi mbere ko mwubaka ingo ariko ni mushaka kubohoka no kugera byiza no kugabanya amakimbirane izo mukuru wo mwashakanye azababara ariko ntabwo yabara ko akora igihe cyose dusoze reka dusoze tuzagaruke hari byinshi cyane icyo kibazo ntabwo nakimbajeho ariko ngo kubahuza n'ibiki reka tuzabahuza ubutaha n'amasaha ntabwo bari kutwemerera kuba twavuga ibintu byose twisanzuye yego nabo batubwire ko babyumva nk'umwanditsi arega banikosore reka njyewe mvuge ngo bafana cyangwa abantu mukunda ibihangano by'umuntu mujye mwubaha igitekerezo cy'umuntu kuko si ikintu cyaje mu mutwe mu gitondo ahita cyandika ahita gikora twababwiye yuko hari iminsi yamaze atekereza filime n'iyi ngiyi atubwira yuko bicaye bakayiganiraho rero mubashyigikire nta kintu babasaba ni ukuyireba gusa wakora na share bikaryoha ibi bikaba inkunga yindi ikomeye cyane rero reka dusoze rero reka muri make nyine y'ikiganiro cy'uno munsi ugire nk'ikintu ubwira bamwe muri bagenzi bawe b'abanditsi reka tuvuge ku banditsi wenda abayobozi ba filime tuzabavugaho butana producer tubavugeho ikintu wabwira abanditsi bagenzi bawe ndetse n'abakinnyi muri rusange kuko ahangaho twavuze ko wanditse tunavuga ko wakinnye ikintu cya mbere nabwira abanditsi bagenzi banjye ni ukwandika ibintu byagira sosiyete akamaro apana kubaroha kuko filime yose dukina cyangwa se filime mubona yasohotse iba yanditswe n'umwanditsi uwo mwanditsi rero
ni umuhanzi kandi umuhanzi mwiza arubaka ariko umuhanzi mubi agasenya. Nibaho ikintu bita inganzo ni ikintu gikomeye cyane ko usanga no muri politike mwiyobokama n'ibiki bakenera abahanzi cyase sibyo iyo mvuga abahanzi ni mu ndirimbo n'indetandukanye ariko twe turivuga mu buryo bwa sinema. Banditse rero ni mwandiki ibintu bizima mwe kwandika ikintu by'ubupfapfa. Abakinnyi namwe mwihesha agaciro mwe kwica proze z'abantu mwe kwiremereza ni muco bugufi mwe kumva ko mwagezeyo kubaka n'urugendo rurerure. Murakoze. Reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri ibi kiganiro kitari cyoroshye na gatoya kandi cyari kinaryoheye amatwi. Nkanjye sinzi reka nimvuge ngo cyarandyoheye, sinzi wowe kuntu wabyakiriye, uraduha igitekerezo. Ariko mbibutsa yuko ukeneye imyenda ya Made in Rwanda iri mu bwoko bw'ibitenge, inyarukira Kimironko ubaze uwitwa Philippe. Turaza gushyiraho nimero ziwe kugira ngo urebe nawe ujye gusirimuka nk'abandi basirimu, yambarira imyenda yakorewe iwanyu, kandi turi muri gahunda yo gukunda iby'iwacu. Ngere muze Kongomani Gasenge ntawangwa na bose.